mabi ashobora gutuma bamwe bashyamirana n'abandi. Ubwo nibwo twabyinjiyemo. Gukurikira social media bwo turazikurikira kuko ni yindi si ikorerwamo ibyaha, ishobora gukorerwamo ibyaha kimwe nk'uko turi muri iyi si monde physique. Iriya rero ni yindi si nayo ishobora gukorerwamo ibyaha. Turayikurikirana. Gusa nk'umwihariko kuri icyo kirego icyo kibazo cya Yago na Godfather na Jihad, Yago yarahamagawe arabazwa. Yabanje guhamagarwa mbere hari ibyaha yarezwemo n'umuntu yakangishaga gusebya. Yego. Ku bijyanye n'amashusho y'ubwambure bwe, Yago yamukangishaga ko ashobora gushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo ni wa mukobwa. Gusa na mbere amaze guhamagarwa icyo gihe yarabajijwe, iperereza rirakorwa, ibimenyetso biregeranywa, kuko n'uwaregaga nawe hari uburyo wabonagamo adatangamo ibimenyetso. Hari igihe abantu barega bashaka ngo RIB ngo bakangire umuntu urega, kandi twebwe ntabwo nk'urwego nka RIB ntabwo ari ibintu byo gukanga. Niba ari icyaha kirakurikirana. Kuza kubwira urwego waje kurega warangiza ngo ukagire ibimenyetso bimwe wanga gutanga ngo kugira ibintu byo gushaka ngo urwego barugire rujye rubakangira abantu, ntabwo ari byo. Yarahamagawe, arabazwa, arakurikiranwa, ibimenyetso birashakwa, ndetse muri ya process nabwo yo gushaka bya bimenyetso Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Yego. Arabazwa, arakurikiranwa, ariko yakurikiranwa ari hanze. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ibyo rero kuba bikurikiranwa turabikurikirana, kandi nta muntu utanga ikirego muri RIB ngo kireke gukurikirana. Aragitanga kigakurikiranwa. Hari ibyo dusanga bidafatika, hari n'ibyo dusanga bifatika, hari ibyo dusanga ari mbonezamubano, hari n'ibyo dusanga biri criminal. Ibyo bigakurikiranwa mu nzira nyine n'ubundi isanzwe ibyaha bikurikiranwamo. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Gusa ikigaragara ni uko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha. Icyo namubwira, namwibutsa hamwe n'abandi bose bumva ko bari hanze y'u Rwanda se, cyangwa se bumva ko amazina yabo bayahishe kuko bose babakoresha. N'iryo Yago ntabwo ari ryo zina rye. Yego. Ubwo dufata ntabwo ari ryo zina rye, ariko amazina yabo bose arazwi. So abo bose icyo nababwira, aho waba uri hose bibuke ko ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera, ntabwo byabuza ko bakurikirana. Nibitonde rero kuvuga ngo avuye hano hari ibyo yarakoze, ageze hari ibindi atangiye gutangaza n'ubundi bigaragaza neza ko ibyo yakoraga ari ibyaha. Inama namugira ni uko yajya mu nzira nziza, agakora showbiz neza, akayikora mu buryo bumwungura, bumuteza imbere, ariko akirinda kwigira urubuga rwo kwibasira, rwo gukoramo ibyaha, kuri amacakubiri, amagambo y'urwango, hate speech. Ibyo ngibyo usibye na Yago n'abandi bose turabihanangiriza. Social media ntabwo ari urubuga rwo gukoramo ibyaha. Ibi bintu bya showbiz rero bisa nkaho byabaye, ndabona yarabaye ahantu ho mu mafuti, bakoreramo amafuti abantu bamwe. Ngira ngo rero icyo nababwira, nta muntu n'umwe uregera RIB ngo ntibikurikiranwe. Birakurikiranwa, ariko bikurikiranwa mu buryo bw'ubunyamwuga RIB ibonamo ko igikorwa iki n'iki kigize icyaha cyangwa se ntigize icyaha. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Ubu ngubu ntabwo yaragikorwaho iperereza.
ariko ubwa mbere yarakurikiranyweho icyaha cyo gukangisha gusebya umuntu akoresha amafoto y'ubwambure bwe. Ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kuba akekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukura ivangura macakubiri. Yego. Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Yaba yarigeze abaregera ntimukurikirane abavuga muri ako gatsiko kuko arabavuga no mu biganiro nabo ba jihad. Ikintu kimwe navuga, turatandukanya gutanga ikirego no kujya muri social media ukavuga akababaro kawe, ukavuga ibikubabaje. Hari bamwe bavuga ko ari terapi bari kwikorera, ariko nubwo waba wikorera terapi, iyo kuvuga akababaro kawe ntabwo wagombye kuba ukora terapi ukora ibindi byaha. Gusa itariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago, arega uzabakiriho Cyprien ariwe Jihad mwene Rubayiza, amurega ko yashyize video ikubiyemo amashusho kuri account ye ya Instagram. Iyo video ngo ikaba imuharabika kandi imubuza amahwemo. Ari Yago urega Jihad. Ikirego cyarakurikiranywe, dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha. Ubwo rero sinza ko gatsiko avuga kariko asa gatsiko avuga kuki ataregeye urwego akavuga ko gatsiko arega. Ntabwo ariko umwe mu bagize ko gatsiko ni Jihad numwe, ariko kurikiwe nkawe cyaha niki agatsiko ravuga niba agatsiko kagizwe n'umuntu umwe ibyo ntazi. Gusa iyo aza kuba hari ikirego abona gifatika nawe yari kugitanga, kandi urwego ntabwo rutoranya. Kandi kuba umuntu umwe ari gukurikiranwa ku cyaha iki ngiki ntibivuga ko nawe akosherejwe atarega. Iyo ni principe iha. Ushobora kuba hari icyaha ukurikiranwa ariko nawe ukaba hari ikindi wakorewe, ibyo rero nawe urarega. Yego. Hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose, ariko numva yavuzemo amazina menshi. Harimo Sabe, harimo M Irene, harimo abitwa ba Rocky, harimo abo ba Jihad, harimo ba DJ Brian. Ngira ngo ako ngako niko kubira hamwe akita gatsiko. Abo ngabo bandukuyemo Jihad n'icyo kirego yatanze, bo hari birego byabo mwagiye mwakira bifitanye isano n'ibyo Nyarwaya yavugaga muri cya kiganiro. Oya, ibirego abo bamwe muri abo ngabo vuze bagiye bakurikiranwa ni ibirego byabo bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ibya Yago, kuko Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo gukangisha gusebanya bakoresheje amafoto y'ubwambure bw'umuntu. Ibyo ntaho bihuriye n'ibya Yago. Uko rero bivuze iyo aza kuvuga ati aba bantu baranzonze, ni nkuko nawe afite kandi gatsiko, nta kujya wumva avuga ngo big energy. So ibyo rero ibyo nibyo bya bintu byo muri social media, na amafoto yo muri social media tubwira abantu ko batari bakwiriye kwica showbiz. Showbiz ubundi twari tuzi ko ibereyeho imyidagaduro, none isigaye yarabaye urubuga rw'amatiku, isigaye yarabaye urubuga rwo gukwirakwiza amagambo adashobotse, kure mu dutsiko, abashyigikiye bariya. So bari gutoba showbiz. Ubundi rwa rubuga rwo kwidagadura, niba ngombwa ko ribiza mutuzazamo. Ubundi ntabwo RIB yagakwiriye kuza muri ibyo bintu, yaretse abantu bakidagadura neza nkuko bidagadura. Ariko niba ngombwa, niba yagiye kuba karima ko gukoramo ibyaha, tuzazamo, kandi bamwe bazabigiramo ibibazo. Yego. Ariko Dr. numvise utubwira ko Yago yabegereye icyo gihe arega uwitwa Jihad Cyprien uzabakiriho Cyprien. Yego. Niba yarabegereye Yago, ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro, kuko uretse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha. Yego. Iteka dutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba gukoresha social media nk'urubuga rwo gukoramo ibyaha. Ikirego Yago yareze mu kwa gatatu umwaka wa 2022 cyarakurikiwe, kandi yaregaga individu umwe uzabakiriho Cyprien. Cyarakurikiranywe cyoherezwa mu bushinjacyaha. Kuba rero we avuga ngo na gatsiko, ako gatsiko
iyo aza kuba yaratwegereye akarega kavuga ati aka gatsiko kamereye nabi karakora ibi n'ibi ariko hari igihe bikurikira ugasanga niyo amatiku yo muri social media muri showbiz hariho abavuga ngo kuzimyana, hariho abadukanya n'amagambo ngo amarozi, ngo bamwe kuzimya abandi. Ayo ni amatiku aba muri sosiyete zose zibaho ku isi, ariko icyo tuvuga nk'umwihariko nk'u Rwanda, nta muntu wari ukwiriye kumva ko agomba kuba victime agaceceka. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka, ariko ngo yagiye ataka nimwamwumva. Gutaka ni kumwe bajya kuri social media, uretse ubutaka. Hari igihe usanga abantu bavuga ngo ntibamwumva abandi, kuriya ni ugutaka. Twebwe sosiyete kuriya ajyaho hari agatukana kimwe n'abandi bagenzi be, kuriya niko gutaka, ntabwo ari ko gutaka. Hari igihe ubona ko ari therapy bimwe byo gutwika. Ese ntuzi ko abahanzi bakereya beef, bagakereya beef mbere y'uko indirimbo runaka isohoka? Ibyo ngibyo ni bya bindi bitagatwiko. Hari n'igihe rero bifata gutyo. Ni terme zabo. Hari urumva iyo ubabaye nk'ubu ngubu yaravuze ngo ngiye kurega, araza arandika ikirego, avuga uwarega, kirakurikirana. Ariko kujya kuri social media, erega natwe hari igihe ugira ngo ari kwikreatingira content. Yego. Kandi hariho ababikora ngo bikreatingire content, kandi nibyo uzarebe koko views ziraza. Hanyuma hari icyo mwigeze mumenya se cyangwa mubona cyavamo icyaha muri ibyo byose birirwamo wa mugani kuri izo mbuga nkoranyambaga, hanyuma mumutera intambwe muravuge muti nyamuneka mw'abantu mwe turabagira inama reka dukumire hakiri kare? Kuko urumva nk'ibyo byayago bigezaho twumva ngo amagambo arimo inzangano ashobora kwangisha abandi. Ibyo ngibyo niyo mpamvu twahise twinterveninga. RIB yatangiye kwinjiramo ihamagara buri muntu ku giti cye. Hari abo twabwiye tubagira inama barabyemera. Si no muri ibi gusa bya showbiz, ni mu bintu bitandukanye. Ari ikiganiro cyose watanga kirimo kwibasira abandi, biganisha kuba ushaka gukoresha imvugo ishobora gutuma umuntu yibasira undi, yibasirwa, gukurura amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside, gutukana mu ruhame, ibyo byose turamwegera tukamubwira. Ndetse na biriya bintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, abakoresha abana, wabonye ko hariho abagenda baduka, bose baregerewe, baraganirizwa, baratumijwe, baraganirizwa, bahitamo. Abanga rero bagakurikira inzira y'ibyaha yo kwinangira, amategeko arahari arabagarura. Yego. Hari abo muragarura? Urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byaha, yego. Nta nubwo iperereza ryahagaze, birakomeza, nta muntu n'umwe yumva ko ari hejuru y'amategeko. Yego. Mu nshingano za RIB harimo gukurikirana icyaha yiregewe cyangwa yibwirije. Ese muzategereza abazaza gutanga ibirego muri aba bose yago yagiye avuga, abo ba Sabe, abo ba Irene n'abandi, n'aba Bruce Melody yabavuzemo, muzategereza uzaza gutanga ikirego cyangwa namwe nka RIB mushobora kuvuga muti yago yibasiye abantu, yatumye bangishwa abandi, reka twintervene? Ibyo uvuze koko hari ibyo RIB ikurikirana yibwirije cyangwa se ibiregewe, ariko ibintu byo muri showbiz akenshi birimo amafuti menshi. Ntabwo uko amafuti yo muri showbiz aje RIB yajyamo, gusa tubirebera hafi tugakumira, tukagenda dukomakoma. Ntabwo ibyo dukora ntibimenyekane muri social media bivuga ko ntacyo twakoze. RIB iri mu kazi kayo neza, iri mu kazi kayo neza, abagenzacyaha babyuka bazi icyo gukora, bafite task zabo. Ibitamenyekana nk'uko mvuze byo muri bitamenyekanye muri social media ntabwo bivuga ko bitakozwe. Ikindi, ibintu byo muri social media ni ibintu biri tricky. Hari abo dukurikirana wabonye ko watiketse ko ari ibyaha bari gukora koko, wahagerayo wamuhamagara mugati oya twatebyaga buriya ni kagatwiko. Ni nubwo twabimenye, ni nuko twabimenye bakavuga ngo bagiye gusohora indirimbo runaka, ibyo bintu by'agatwiko ngo biyibutsaga sosiyete ko bahari. Buretse gato, igishaka kugaragara hano nuko ahubwo social media cyangwa showbiz bari kwidevelopa muri mediocrity. Nicyo nanjye kubwira ni ibintu by'agatwiko birimo kwangiza sosiyete, muzakomeza
muvuge muti twabatumije batubwiye ko ari indirimbo yari igiye gusohoka reka tubireke ariko abantu turi gukonsoma ibyo bintu mu by'ukuri barimo baratwangiriza sosiyete. Urumva hari aho utagomba kugera iyo kitaraba icyaha RIB ntabwo yajyamo, iyo kitaraba icyaha gusa ntiturindira ko kiba icyaha, iyo biganisha kuba byaba icyaha aho ngaho nibo tugira inama tukavuga ati nurenga uriya murongo uraba wuguye mu mategeko kandi araguhana. Aho rero sosiyete nyine ubwo ngubwo abantu baba bakeneye kwigishwa n'ibyo, baba bakeneye kwigishwa bakumva ko guteza imbere mediocrity ibintu by'amafuti si cyo sosiyete nyarwanda. Urumva ikibazo gihari kari nijabo, social media platform isa nk'ikibuga, ni ikibuga mu by'ukuri cyaguyemo abantu b'ingeri zose, cyaguyemo abantu b'ingeri zose, abafite indero, abatazifite, abize media, abatarize, abafite ikinyabupfura kigerwa ku mashyi, abo bose barimo. Rero ni nk'inkota, social media ni nk'inkota yahawe abantu bafite izo kategori. Urumva nyine niho ugaragarira nyine imikoreshereze ya social media igaragaza character y'umuntu, igaragaza character y'umuntu, igaragaza indero ze, igaragaza discipline ye, igaragaza level ya education ye, nibyo ngibyo nta bindi. So ni ikibuga cyajemo abantu b'ingeri zose, kandi ntabwo wavuga ngo u Rwanda ntabwo rwavuga kuko iyo bavuga ngo freedom of speech and expression, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ntabwo bavuga ngo ugiye gushyiramo abize n'abatarize, ariko nyine hariho abantu bagenda bagakora ibintu hariya bitagize ibyaha ariko by'amafuti, bya anti-values bidafite indangagaciro nyarwanda na nkeya. Abo ngabo bagirwa inama kuko uko indangagaciro ugenda uzitakaza niko ugenda usatira umurongo wo gukora ibyaha. Abo rero biciye mu biganiro nk'ibi ngibi, biciye ko ubona ushobora kuganiriza umuntu kundi, tubagira inama yo kuvuga ngo mwitonde, social media ntabwo ari icyumba cy'inzu yawe wumva ko wakoreramo ibyo ushaka. Umenye ko hari abantu bakukurikira kandi iteka umunsi uwo ari wo wose ushobora kunyerera ukaba wakubitwa inkoni n'amategeko. Izi ni social media ziriho rimwe na rimwe nk'abana, nshobora kuba ndambitse telefone yanjye ngiye nko muri douche akabona notification iraje, akabona ubwambure bashyizeho. Ibi bintu tuzajya tukomeza tuvuga ngo abantu bari kwigishwa, abandi turi kwangiza. Erega nuko mutekereza ko kwigisha biharirwa uruhande rumwe. Ubundi muri media, wowe uri umunyamakuru wize, muri media pillars za media ni izihe? Education, information, entertainment. Ubwo muri social media aba bantu bamwe bakoresha social media platform kwigisha kuri hehe? Ni ukuvuga ngo dufatanye. Ntabwo akazi ko kwigisha society ari akazi ka RIB, ka ministeri runaka. Ni akazi mwebwe mubifite no mu nshingano ya mbere, education, kwigisha no kwidagadura n'abantu, information, kubamenyesha amakuru. Rero ukagira na responsibility kuri society nk'umunyamakuru. Wababaza ati muhagaze mu nshingano zanyu neza, wansubiza gute? Wabaza media iba iri regulated cyangwa itari regulated, biriya bita ngo citizen journalism na professional journalism, wababaza ko ufite igikoresho cya media, wowe uhagaze mu nshingano zawe neza, wababaza mbere yuko bashifting your blame ku rwego runaka, basubiza ngo iki? Twebwe nka RIB mu nshingano dufite ziri muri pillars eshatu. Iya mbere gukumira ibyaha, iya kabiri detection ariyo gutahura ibyaha, iya gatatu investigation ariyo kugenza ibyaha. Gukumira niho hazamo education. Kandi gukumira ntabwo hakumira kuko hakoreshejwe education, kwigisha gusa. No mu burya no gufunga tuba dukumira. So kwigisha rero ni imwe component, ariko nka media iyo yifite nk'inkingi yitwa education, kwigisha. Kuvuga ngo rero muhagarare neza. Ikibazo kirimo rero nuko n'ababandi bayize usanga barafashe side, bari muri twa dutsiko, kamwe gashyigikiye abibumoso kandi gashyigikiye abiburyo. Noneho ugasanga batangiye noneho muri za platform bafite nabo bari gukoresha bakwirakwiza ya mafuti yavuzwe na kanaka.
turabihanangiriza ko ibyo byari posting amafuti yago yavuze, amafuti kanaka yavuze, ari Godfather, ari Jihad, ibyo byari posting ni icyaha ukwacyo. Kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe, kuba wongeye wamufashe kubikwirakwiza ni ikindi cyaha. Rero icyo mbabwira ndagira inama, umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisibe kuko ikiza gukurikiraho murakibona. Dr. ayo magambo usoreje arumvikanisha ko RIB noneho ibi bintu urwego yabifatagaho wa mugani bigiye ku rundi rwego. Yego, urwego tubifataho ni urwego rwo gukumira no guhana icyaha. Nta kuvuga ngo mureke kuri postinga muhaza kubona ibikurikira, birumvikanisha ko ari urundi rwego bigiye. Impamvu mbivuga ni iki? Abo bari postinga n'abazura kaboze, nukongera petroli mu muriro, nibo usanga banyirabayaza. Ikibazo gisa nk'ikibagiranye akagira. Noneho abantu babibonyemo gucreatinga content, babibonyemo views, content, babibonyemo uburyo bwo kongera kunguka. Ngo niba ukeneye insanga DM, niba ngo bikeneye insanga DM mbigushi. Oya, usibye nibyo ngibyo hariho abavuga ngo bagakora ikiganiro ngo kuri Yago, Jihad na ugasanga noneho bari gusubira muri ya magambo, bari kongera kuri playinga. Ese babuze izindi content cyangwa niya, ariko nyine mu isi ya showbiz akariho niko kavugwa. Ntabwo ari byo, nibo bagashyiraho kavugwa nabande, nibo bakavuga nyine, nibo bagashyiraho ngo kavugwe. Ejo ukongera ukabona undi yashyizeho ikindi kiganiro same, maze ikibabaza nabize media bari professional, twabonaga ko ari abantu bahagaze neza muri media, nabo bari muri uwo mutego ngo barasesengura. Sesenguzi rwose ni ngombwa gusesengura ariko. Hari rero umuntu buriya hari ikintu gitangaza muri bya biganiro tujya tugira dutumiramo abanyamakuru mu biganiro bitandukanye. Nigeze kugira uwo mbaza ntasi, burya kubera iki mwahisemo kujya mucuruza amatiku, ibintu bimeze nkuriya, ibiganiro birimo bikurura urwikekwe, bituma abantu bashyamirana n'abandi, kuki? Icyambabaje ni wa munyamakuru nabonaga ko uri professional, nawe ufite uko yiyumva muri society, ufite abamukurikira, ngo doctor, ngo burya amatiku ni yacuruza. Ndamureba numva birambabaje, ndavuga nese ubwo nawe koko ishuri wagiyeho warigiriyeho iki? Amatiku ni yacuruza. Urumva ukuntu ashaka gufata showbiz mu Rwanda cyangwa se entertainment. No kuvuga ngo hari abantu bakeneye nabo kumva ko ari part ya society, ibyo bakora byanze bikunze nabo bizabagiraho ingaruka, nibetigira ingaruka bizagira ingaruka ku bana babo. Ntabwo bari outside ya society barimo bakorera, bavuga ko bakorera. Birantangaza buriya bamwe nk'iyo batashye abana babo ibyo bababaza, nk'abari abapostinga ari amafoto, buriya batashye abana babo bababaze ibiki, ko babyumva, ko babibona. Abantu rero rwose bumve ko ibyo ukorera muri societe byanze bikunze bizakugiraho ingaruka, indirectly cyangwa directly. Cyane cyane iyo umuntu muri societe bareberaho. Ibi birakorwa rero n'aba bantu bafite icyo basobanuye muri societe, mu muryango nyarwanda, bashobora gufatwa nk'icyitegererezo, ari abo wa mugani bafite n'abana cyangwa se tureberaho. Nimubona ko birimo birangiza hazaza iyi societe dufite, cyangwa murabona byararangiye nta garuriro? Oya, igarurira hari, kuko uzarenga umurongo bazajya hanwa, ibyo ngibyo rwose ni ihame, ntawe tuzajenjekera. Ikindi nuko ntabwo bikwiye kumva ko niba ufite abantu benshi ufite uburenganzira bwo kuvugiraho ibyo ushaka. Burya ntubu n'abayobora, nubwo wumva ngo ni ba followers, bose bajyaho bagatangira akavuga ngo bantu banjye babita babo. Ariko wareba nka buriya societe nyarwanda ikiza cyayo irakura. Hari igihe kizagera bari abantu bavuga amafuti bakazajya babona unfollow. Kuko uko societe ikura
irakura igaragara idashaka kumva ariya mafuti, irakura ishaka kumva ibintu bizima, ishaka kumva ibiganiro bizima byubaka. Uko rero sosiyete ikura igenda itera imbere, hari igihe abangaba bazisanga nta kintu ntawe ukibumva. Ni ukuvuga ngo kuvuga ko igariro rirahari, minisiteri zibishinzwe, ibigo bibishinzwe, inzego zibishinzwe zose nzi neza ko ziri mu nshingano zazo neza, ibi barabikurikira. Ni nk'uko mu minsi ishize muri iki gihe hiharaje na ba bantu nyine usanga bajyaho bakavuga ibintu hariya ngo ni ubuhamya. Twaje kumenya ko babaha amafaranga bakajyaho bakabeshya, ugasanga atanze ubuhamya bw'amafuti